kujya kwa muganga bakabona ikibyimba, bakabona ni ikibyimba kiri mu nda, wasubiraho bakabona ikibyimba cyahindutse, ariko ubundi ibyo bintu muri mu byumva. Bivuze rero ngo Imana ni Imana ireba, ikareba ibitarebeshwa amaso y'abantu. Ibyo utabona Imana irabibona, ibyo utabasha Imana irabishoboye. Ngo maze Imana irangije ibwira umugabo bita Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, ndetse nakumenye ndangije nkweza utaravuka. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yatwejeje tutaravuka, Imana yaduhaye inshingano zo kwivugira tutaravuka. Ntabwo ari favera abantu batugiriye, ntabwo ari favera abantu batugiriye ngo bavuga ngo Pastor Justin, ubwo mbere ndi Justin sindaba pasiteri, ngo avuge ngo nkugire faveri ngwino ngusukaho amavuta. Oya, Imana yatumenye tutaravuka. Ntabwo Imana ari Imana ikora nk'abantu. Ntabwo nagira ngo nkubwire ngo abarozi barakuroze ntiwapfa. Ntabwo ari faveri abarozi bakugiriye, kuko iyo aba ari faveri n'ubundi ntabwo bari kukuroga. Ahubwo Imana yarakurebye iragutoranya, iravuga ngo naka bamuroga ariko ntapfe kubera ko ndamukeneye. Baroga Nayira ntapfe, baroga Mugisha ntapfe, baroga Claudia ntapfe, baroga Fabrice ntapfe, baroga Jemuve ntapfe, baroga Soso ntapfe. Buri muntu wese bamuroga ntapfe, bitewe nuko hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nagira ngo nkubwire ngo isi nta faveri yakugire ngo uburiho. Impfu twanyuzemo ni nyinshi, iyo ntekereje ndabyumva. Noneho mu Rwanda rwacu turabyumva cyane, twanyuze mu bintu bikomeye. Ibyo rero ntabwo ababitunyujemo ari faveri batugiriye, nta nubwo Satani yatugiriye faveri, ahubwo nuko Imana yatumenye tutaravuka, irangije iratweza. Iravanga uyu munsi Nayira azatanga ubuhamya abantu babohoke, iravanga uyu munsi Solange azatanga ubuhamya abantu babohoke, maze irakwimana. Imaze kukwimana iragutreninga, iragutoza kugira ngo nuyivuga abantu bazamenye ko ari Imana ishoboye byose. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana yavuga ngo nakumenye utaravuka, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Urusoro mwumve ni ibintu bidasobanutse, ngira ngo n'abantu mujya gupimisha inda z'ukwezi n'amezi abiri murabizi neza, ni ibintu utamenye ibyo ari byo. Urusoro narwo ntago uretse kurebesha ibyuma byabugenewe, nta nubwo ushobora kureba ngo ubibone. Nagira ngo nkubwire ngo Imana irakuzi nubwo abantu baba bareba ntibakubone, ariko Imana irakubona yo. Imana irakureba nubwo abantu baba babona ugiye gupfa, Imana irabona kuri ndetse Imana irakureba nubwo utize. Imana irabizi neza ko uzaba umuntu udasanzwe, ugakoreshwa ibintu bikomeye bitewe nuko ari Imana yagutoranyije. Imana irakuzi naho amadeni ari menshi ukabona nta hantu ho kwishyura. Imana irabizi neza ko hari inzira bizacamo maze ukabasha kuva muri icyo kibazo urimo, kuko Imana yakumenye utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe. Merereza umugisha Fabrice, kandi Imana ikugire neza. Tugize umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Rero nagira ngo tube focus cyangwa se tubyiteho, tubiha agaciro kugira ngo bibashe kugira icyo bikumarira, nanjye bibashe kugira icyo bimarira. Reka dusome ijambo ry'Imana, riraboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma igice cya mbere, turahera ku murongo waho wa 4 tugeze ku murongo waho wa 10. Ku murongo waho wa 10 twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Riravuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, ni ko Uwiteka avuga. Uwiteka ahora ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga yose, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga yose, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo tugiye kurebaho tugasenga. Ijambo nari nkuzaniye ifite umutwe uvuga ngo Imana irakuzi ndetse ikuzi utaranabaho. Imana irakuzi kandi ikuzi utaranabaho. Nagira ngo muri iki gitondo wari utakaje ibyiringiro, wabonaga nta cyerekezo, wabonaga nta nzira, wabonaga nta muntu n'umwe ukiri gukira kari urutega, ariko nagira ngo hari Imana yakumenye utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe.
Imana irakuzi imbere y'uko ubaho, Imana irakuzi imbere yo kuvuka, Imana irakuzi kuri buri kimwe cyose. Iki gitondo rero nagira ngo Imana irakuzi, ntiwongere gucogora, ntiwongere kwiheba, ntiwongere gucika intege, ntiwongere gusubira inyuma. Iri jambo ni ijambo cyangwa se ni ubutumwa bwanditswe n'umuhanuzi Yeremiya. Umuhanuzi Yeremiya, Imana yaramuhamagaye iramutoranya nk'uko nawe yaguhamagaye ikagutoranya. Noneho mu gihe yamuhamagaraga ikamutoranya, Imana yamuvuzeho ibintu byinshi ndetse imubwira ibyo agomba gukora, ariko Yeremiya ntabwo yigeze abyumva ngo abisobanukirwe bitewe n'aho yavukaga n'uko yari ameze. Imana ntibigutangaze ko igenda gutya igatoranya nka Justin uvuga dedemanga, ariko ikamutoranya kugira ngo abashe kuvuga. Mwibuke umugabo bita Mose, yari umugabo Imana yatoranyije, ariko mu by'ukuri ntiyavugaga neza. Murabizi neza ko atavugaga neza, yaradedemangaga, kugeza n'aho Imana yavuze ngo Aroni mukuru wawe azakubera akanwa. Ariko Imana iratoranya. Nagira ngo Imana itoranya ititaye kuri detaye z'abantu bakora, cyangwa se detaye z'abantu bashobora gukoresha kugira ngo bashyireho abantu runaka cyangwa abakozi runaka. Imana iratoranya ititaye ku mashuri. Ntabwo Imana igitoranya yitaye ku mashuri umuntu yize, cyangwa umuryango yavutsemo, cyangwa se urwego rw'ibintu runaka afite. Imana itoranya ku bwayo, igafata umuntu udedemanga, umuntu utazi kuvuga neza, ikamubwira ngo uzaba akanwa kanjye. Imana ijya ibikora. Kubera iki? Ngira ngo Mose we yigeze agira ikibazo, abwira Imana ati Imana se kubona ndedemanga, ubu urabona koko ibyo uri gukora urabona n'ibyo ubona utayoboye? Imana iramubaza ngo ninde utera uburagi? Ati si njyewe. Rero Imana ishobora kwemera kunyura mu bintu cyangwa ukavuka ku rwego runaka kugira ngo Imana izagukoreshe. Gusa kimwe cyo, Imana itoranya injiji ariko ntigikoresha injiji. Ishobora gutoranya umuntu utarize, ariko ntabwo Imana igikoresha umuntu utarize. Imana iyo igutoranyije utarize, ikunyuza mu ishuri ryayo, ikagutreninga, ikakwigisha, wamara kumenya, wamara gusobanukirwa, ikakubwira ngo ngaho noneho genda ujye mu murimo. Ibyo nibyo byabaye Yesu atoranya abigishwa be. Yatoranyije abantu batigeze biga, yewe yatoranyije n'abize. Ba Mateyo bari barize, abasoresha b'ikoro, ari abasoresha bashinzwe iby'imisoro. Abo ngabo yarabatoranyije, ariko ba Petero bakuye ku mazi, ari abarobyi, barashomereye, nta bintu bifatika, nta mashuri bagira, arabatoranya. Ariko abo bose yatoranyije, aba ba Mateyo bize ndetse na ba Petero batigeze bagira mu ishuri, abo bose yarabafashe bashyira mu ishuri ryayo cyangwa se ryiwe, arabatoza, arabigisha. Rero Imana yaguhamagara warize amashuri menshi cyangwa nta nayo wagezemo, hari ishuri ry'Imana ugomba kwinjiramo ukabanza ukiga, wamara kwiga ikabona kukohereza mu murimo. Ntabwo Imana igituma abantu itabanje kwigisha. Imana yaguhamagara uri injiji, ariko ntabwo yagukoresha uri injiji. Imana yaguhamagara utarize, ariko ntabwo yagukoresha utize. Iraguhamagara ikabanza ikakwigisha, yamara kugutoza no kugutreninga no gushyira mu mwanya gushakamo, bitewe nawe igiye kugutuma, yarangiza ikabona kugutuma. Rero bavanywe inshuti z'umusaraba, nagira ngo mu gukora kw'Imana n'ubushobozi bw'Imana, amashuri y'isi ntahuriye n'ubushobozi bw'Imana no gukora kw'Imana. Amashuri twebwe duha agaciro nta hantu bihuriye. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ifata umuntu utarakanagiye mu ishuri. Murebe Dawidi wari umushumba, utarigeze ugira amahirwe yo kwiga nka bakuru be, ariko Imana imutoranya muri bakuru be bize amashuri menshi, irangije imugira umwami w'abantu bize amategeko, w'abantu basobanukiwe, w'abantu badasanzwe. Imana yatreninze igatoza ikigisha, irangije itoranya Dawidi avuga ngo ugiye kuyobora ubwoko bwanjye. Nagira ngo nkubwire ngo uko abantu bareba ntabwo ari ko Imana ireba. Abantu bashobora kureba bashingiye. Hari abashingira mu miryango. Twagiye tubona abantu benshi bagiye bajya gushaka, bakajya gushaka abagore cyangwa bakajya gushaka abagabo, maze ngo kwa kundi umuntu ajyanye umugabo mu rugo, cyangwa se umusore umurambagiza mu rugo, cyangwa se ajyanye umukobwa arambagiza mu rugo, yahamugeza bagatangira kuvuga nuwo kwande, ese babatunze iki, ese bakora iki? Ntabwo Imana ijya ireba gutyo. Imana ireba nk'Imana. Imana imenyera iherezo mu itangiriro, ibintu bigitangira uzi ko bizarangira. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yakumenye utaravuka, Imana yakumenye utarabaho. Ibyo uri kunyuramo byose Imana yari ibizi neza kuzagenda ubicamo, izi naho izakugeza. Imana ikunyuza mu bintu bitewe naho ishaka kugera. Imana ikunyuza mu bikomeye mu gihe ishaka kuzakomera. Imana ikunyuza mu bintu bikwigisha bitewe n'icyo ishaka kukwigisha. Nagira ngo nkubwire muvandimwe inshuti y'umusaraba muri iki gitondo, wongere wibuke kandi usobanukirwe neza, Imana iri kuvugana nawe. Ibintu uri kunyuramo birahura neza n'ibyo Imana igushakamo. Bya bindi ubona uri kunyuramo, ese abantu
zarakwanze? Ese wararwaye indwara zanze gukira ku buzima bwawe? Ese ubuzima bwawe hari ibintu bitagenda neza? Nagira ngo nkubwire ngo muri ibyo bitagenda neza, Imana hari aho ishaka kukugeza. Iremera kuri kunyura muri ibyo kugira ngo ubashe kwigira no kubasobanukirwa icyo ukwiriye gukora. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Nuko Imana ihamagara Yeremiya, ariko Yeremiya yari yiyizi, azi uko ameze. Abwira Imana avuga ati, Imana wikwirirwa umpamagara, ndabizi neza ko ntacyo ndicyo, nta mashuri nifitiye, n'umuryango wanjye ni ikibazo, yewe n'ikindi kibazo, ndi umwana mutoya, wimpamagara kuko njye ntacyo nagufasha. Ariko Imana iravuga ngo nakumenye utaravuka, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Urusoro mwumve ni ibintu bidasobanutse, ngira ngo n'abantu mujya gupimisha inda z'ukwezi n'amezi abiri murabizi neza, ni ibintu utamenye ibyo ari byo. Urusoro narwo ntago uretse kurebesha ibyuma byabugenewe, nta nubwo ushobora kureba ngo ubibone. Nagira ngo nkubwire ngo Imana irakuzi nubwo abantu baba bareba ntibakubone, ariko Imana irakubona yo. Imana irakureba nubwo abantu baba babona ugiye gupfa, Imana irabona ko uriho, ndetse Imana kureba nubwo utize. Imana irabizi neza ko uzaba umuntu udasanzwe, ugakoreshwa ibintu bikomeye bitewe n'uko ari Imana yagutoranyije. Imana irakuzi naho amadeni ari menshi ukabona nta n'uwo kwishyura. Imana irabizi neza ko hari inzira bizacamo maze ukabasha kuva muri icyo kibazo urimo, kuko Imana yakumenye utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe. Nagira ngo mbabwire muri iki gitondo, wajyaga witekerezaho rimwe na rimwe uravuga ngo si wize, ubundi ukavuga ngo warize ariko diplome yataye agaciro, ubundi ukavuga ngo wize ibintu bidashoboka. Nagira ngo mbwira ngo nta bintu na bike wize bidashoboka, ibintu byose wize byabona akazi. Ahubwo ikibazo gikomeye nuko waba utari kumwe n'Imana. Ngira ngo twamaze kumva umuvandimwe Nayira ari kuvuga uburyo ikibyimba kiva mu mwana akavuka. Ibi bintu murimo murabyumva, kujya kwa muganga bakabona ikibyimba, bakabona ni ikibyimba kiri mu nda, wasubiraho bakabona ikibyimba cyahindutse, ariko ubundi ibyo bintu murimo murabyumva. Bivuze rero ngo Imana ni Imana ireba, ikareba ibitarebeshwa amaso y'abantu. Ibyo utabona Imana irabibona, ibyo utabasha Imana irabishoboye. Ngo maze Imana irangije ibwira umugabo bita Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, ndetse nakumenye ndangije nkweza utaravuka. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yatwejeje tutaravuka, Imana yaduhaye inshingano zo kwivugira tutaravuka. Ntabwo ari favera abantu batugiriye, ntabwo ari favera abantu batugiriye ngo bavuga ngo Pastor Justin, ubwo mbere ndi Justin sindaba pasiteri, ngo avuge ngo nkugire faveri ngwino nkusukaho amavuta. Oya, Imana yatumenye tutaravuka. Ntabwo Imana ari Imana ikora nk'abantu. Ntabwo nagira ngo nkubwire ngo abarozi barakuroze ntiwapfa. Ntabwo ari faveri abarozi bakugiriye, kuko iyo aba ari faveri n'ubundi ntabwo bari kukuroga. Ahubwo Imana yarakurebye iragutoranya, iravuga ngo naka bamuroga ariko ntapfe kubera ko ndamukeneye. Baroga Nayira ntapfe, baroga Mugisha ntapfe, baroga Claudia ntapfe, baroga Fabrice ntapfe, baroga Jemuve ntapfe, baroga Soso ntapfe. Buri muntu wese bamuroga ntapfe bitewe n'uko hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nagira ngo nkubwire ngo isi nta faveri yakugire ngo uburiho. Impfu twanyuzemo ni nyinshi, iyo ntekereje ndabyumva. Noneho mu Rwanda rwacu turabyumva cyane, twanyuze mu bintu bikomeye. Ibyo rero ntabwo ababitunyijemo ari faveri batugiriye, nta nubwo Satani yatugiriye faveri, ahubwo nuko Imana yatumenye tutaravuka, irangije iratweza. Iravanga uyu munsi Nayira azatanga ubuhamya abantu babohoke, iravanga uyu munsi Solange azatanga ubuhamya abantu babohoke, maze irakwimana. Imaze kukwimana iragutreninga, iragutoza kugira ngo nuyivuga abantu bazamenye ko ari Imana ishoboye byose. Imana ishimwe cyane. Ngo maze amina irangije ihamagara umugabo bita Yeremiya, iramubwira ngo hari ibihamya, hari ibintu nkubonaho. Irangije arimubwira, iramubwira ngo ndetse n'ikimenyimenyi nakwejeje utaravuka. Hari abantu Imana yejeje bataravuka, bene abo bantu bazabaroga ntibazapfa, bene abo bantu bazabatega ibico ntacyo bizabakoraho, bene abo bantu bazicwa n'inzara ariko ntibazapfa, bazaribwa n'inzara ntibapfe, bazajya mu gihugu bangwa ariko ntacyo bazaba, kubera ko Imana yabejeje bataravuka. Iyo ni Imana turi kuvuga muri iki gitondo. Ni Imana yatabaye abantu bagira neza, ni Imana yatugiriye neza. Nagira ngo nkubwire ngo ibihiga ubuzima bwawe ni byinshi ariko nta kintu bizagukoraho. Nagira ngo umva muvandimwe we, ese umvuga iki kugira ngo byumve neza? Mwumvise ubuhamya rwose, mwabwumvise, mwumvise uburyo uyu mukobwa w'Imana yize. Abantu bavuga ngo ntabwo aziga, kandi nawe abonaga ko ataziga kweri, yarabibonaga. Kuko niba turokome igutsinda se ngaho nyumvira, wakwimagina ko wakwiga kaminuza? Ibyo ntabwo bibaho. Na turokome yagutsinze
yagukunze, ariko kuko ari Imana yakumenye, kuko ari Imana yamumenye, irangije igeze muri 5e segonderi irabihindura. Hari ukuntu Imana ijya ibihindura, hari ukuntu Imana ijya ikureka ukaba mu kintu, ariko ikavuga ngo natera intambwe akagera kuri iyi revu nzahindura ubuzima bwe. Nagira ngo mubwire ngo hari Imana hari ahantu Imana igutegereje kugira ngo ihindure ubuzima bwawe, hari ahantu Imana itegereje ko ukandagira kugira ngo Imana ibihindure. Ahubwo muri iki gitondo uri kumva Imana, ngo ugerageze ushyiremo akabara gukandagira Imana ishaka gukandagira kugira ngo ikugire neza. Hari ahantu Imana igutegerereje, iramureka, abantu baravuga, abantu bavuga amagambo bashatse, bamufataho ijambo, baravuga ngo ntabazi, buriya no kumurira urumva byari ikibazo gikomeye, ariko Imana yarabitegereje, iravuga ngo nagira 5e ibintu bizahinduka. Nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, hari ahantu Imana igutegereje, ahubwo ikikwiriye gukora bamaso gusa, bamaso, kuko ahantu igutegereje iragutegereje kugira ngo ikugire neza. Maze ngo Yeremiya, Imana iramubwira ngo nakwejeje utaravuka, ndetse nakumenye utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe, narinzi kuzabaho. Nagira ngo nkubwire ngo tutaraba Imana yarizi ko tuzabaho, tutaravuga ibituvuga Imana yarizi ko tuzabivuga. Yatunyije mu bintu bikomeye, iradutoza, iratwigisha kugira ngo tubashe guhagarara tubwire abandi imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana. Biriya bintu uri kunyuramo muvandimwe, biriya bintu uri kunyuramo Fabrice, biriya bintu uri kunyuramo Jemuve, ni training, ni ukugira ngo Imana igutoze. Nuhagarara uvuga Imana abantu bayumve, nuhagarara uvuga imirimo y'Imana abantu bayumve, nuhagarara uvuga gukora kw'Imana abantu babyumve. Ni training, ni ugutozwa kugira ngo Imana ikugire neza. Erega muvandimwe witinya, ntabwo Imana yagukoresha uri injiji, yaguhamagara uri injiji, ariko ntiyagukoresha uri injiji, irabanza ikagutoza ikakwigisha. Nagira ngo amashuri Imana ikwigisha ntabwo ari amashuri y'isi, ntabwo ariyo rwose, ni amashuri yo mu buryo bw'Imana wigiramo, ku buryo utarakandagiye no mu ishuri uvuga abantu bakavuga ati uyu muntu ashobora kuba ari porofeseri, ariko byahe byo kajya. Ariko uko wanyuze mu ishuri ry'Imana, Imana ikagutreninga, Imana yaguhaye ubwenge bubasha gutuma abantu babasha gusobanukirwa kandi bakamenya icyo Imana ibashakaho. Umuntu rero Imana yahamagaye ntabwo imuhamagara ngo imutoze gusa birangire, ahubwo imuhereza n'inshingano, ikavuga ngo uzagenda ukora ibi. Nk'uko mubizi, iyo umuntu yiga aba ari kwispecializa mu mwuga runaka cyangwa mu gikorwa runaka. Uko ugenda wiga guhera muri bavuga ngo icyiciro rusange, ukuvuga ngo ni ahantu uba wigira ibintu byose, nyine byose uri gufatafata byose, ariko wagera muri superieri ugatangira kuvuga ngo noneho tugiye kwiga iki ngiki, ukafokasinga ku kintu kimwe. Wagera muri kaminuza ukavuga ngo noneho nizi iki, reka cy'ispecializemo, ukagisobanukirwa. Wagera ukajya muri masters, nabo gutyo. Rero Imana iguhamagaye iragutoza, ikaguhereza specialiste mu kintu, ukaba umu specialiste, ukagisobanukirwa, ukacyumva, ku buryo nuvuga abantu bazasobanukirwa kandi bakamenya icyo ushatse kuvuga. Irangije rero iragutoza, yamara kugutoza ikakohereza mu kazi. Maze ngo Yeremiya iramutoza, iramukoza ikara ku munwa, irangije ishyira amagambo yayo mu kanwa kiwe, iramubwira ngo wowe muri iki gitondo niwe turi kuvugana, ntabwo ari Yeremiya. Iravuga ngo wowe muri iki gitondo, ubwo ni ubuhanuzi bwawe. Irakubwira ngo igushyirireho kugira ngo ukore ibintu bikomeye. Uzakora ibiki? Ngo dore igushyirireho kugira ngo igushyira hejuru y'amahanga ndetse n'ibihugu by'abami, ndetse igushyiraho kurandura no gusenya no kurimbura no kubika ndetse no kubaka no gutera imbuto. Ni iki Imana igushyiriyeho. Nimba utaroza akazi kawe, nako ngako, injira mu kazi kawe, ukore mu izina rya Yesu. Uzagira ibyo urimbura, uzagira ibyo usenya, by'amafuti byose uzabisenya utitaye. Reka nkubwize ukuri, umufundi mwiza, ku bantu bigeze bamenya abafundi cyangwa abanubaka, umufundi mwiza agomba kuba azi ibintu bibiri. Icya mbere agomba kuba azi kubaka, icya kabiri agomba kuba azi gusenya. Mwari mubizi ko umufundi mwiza uko ameze? Ni ukuvuga ngo umufundi mwiza agomba kuba yujuje ibyo bintu bibiri, azi kubaka, azi no gusenya. Bivuze ngo iki? Igihe yazamuye icyubako akabona kigoramye, agomba kumenya ko agomba no kugisenya, kongera agatangira bundi bishyashya kugira ngo yubake inyubako nziza. Ako kantu ushobora kuba utari ukazi, ariko mu mahame y'umufundi agomba kuba azi kubaka icya mbere, icya kabiri akaba azi no gusenya.
rero Imana igushyiraho kugira ngo usenye ibintu byose bitavuga Imana kandi bitari ku murongo, ubisenye wongere wubake. Ntabwo Imana iguhamagaye kugira ngo usenye gusa, ahubwo uzasenya bitari ku murongo nurangiza wubake. Niyo mpamvu muri iki gitondo njya mvuga ngo senya ibintu byose byari biri mu buzima bwawe bitari ku murongo. Senya ubusambanyi, senya ubusinzi, senya ubugambanyi, senya ishyari, senya umujinya, senya amahane, wongere wubake. Imana igushyiraho kubaka, kandi Imana igushyiraho hejuru y'amahanga yose. Ibihugu byose n'abami bose bazamenya imbaraga z'Imana. Ni nayo mpamvu abana b'Imana bari bari kuvuga ubuhamya. Ni iki Imana ibahamagariye? Yaba Soso yaba Nayira, ni iki Imana ibahamagariye? Ni mujye hejuru y'ibihugu byose, mu mahanga yose, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mubabwire ko Yesu agira neza, maze nimurangiza musenye ibyo bubatse. Nimurangiza mwubake ibindi, kugira ngo babashe kubona imbaraga z'Imana ndetse no gukora kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Irongera ibwira umuntu ihamagaye, ubwo ndimo ndavugana nawe, ntabwo ari Yeremiya. Iravuga ngo ntubatinye. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iri kuvugana nawe, iri kukubwira ngo ntubatinye. Ndabizi neza ko bigoye, ngo ntubatinye kuko iri kumwe nawe kugira ngo ikurokore. Ni ku Uwiteka avuga. Imana iri ku ruhande rwawe, iri ku ruhande rwawe. Nike, ntubatinye. Babwiza ukuri, ubabwire imbaraga z'Imana wamenye, ubabwire Yesu wamenye, ubabwire Yesu wasobanukiwe. Korodiya, ntubatinye. Babwire imbaraga z'Imana, ubabwire gukora kw'Imana. Ntubatinye kuko Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikurengere, iri kumwe nawe kugira ngo ikurinde. Nayira, ntubatinye. Ubabwire imbaraga z'Imana kugira ngo babashe kwisobanukirwa, kuko Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikurengere. Karine, ntubatinye. Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikurengere. Fabrice, ntubatinye. Jemuve, ntubatinye. Soso, Honori, ntubatinye. Buri mwe wese ntabatinye. Denise, ntubatinye. Kandi nagira ngo mbwire ngo Teta, ntubatinye kuko Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikurengere. Nagira ngo nkubwire muri iki gitondo ubuhanuzi bwawe bwakire. Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikurengere, kandi Imana igushyiraho gusenya, igushyiraho kubaka, igushyiriyeho kuba umuntu uri hejuru y'amahanga. Amahanga yose azapfukama imbere yawe, amahanga yose azaza imbere yawe, maze ubabwire imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo Imana irakuzi mbere yo kuvuka. Imana irakuzi utarabaho. Imana irakuzi. Ntuterwe ubwoba n'ibyo uri kunyuramo. Ibyo byose uri kunyuramo ni ishuri Imana ikunyujijemo kugira ngo ubashe kwiga no gusobanukirwa, uve mu bujiji wari urimo. Nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none hari umuntu wavuga ngo arashonje, ukamwita injiji cyangwa ukamwita umusazi cyangwa ukamwita umunebwe bitewe no kutanyuze mu ishuri ry'Imana. Ngo umenye ko umuntu asonza we kandi afite diporome ye, afite diporome nziza. Ngo umenye ko umuntu asonza afite imyuga yize mwiza. Ngo umenye ko umuntu asonza agasonzera mu kazi. Ibyo ntabwo wabimenya kuko utanyuje mu ishuri ry'Imana. Mu ishuri ry'Imana bijya bibaho ngo ukamenya ko umuntu ahura n'ikibazo kandi nta ruhare yabigizemo. Abantu benshi bahura n'ibibazo, abandi bakabashungira bakavuga ngo nimwe mwabyikururiye. Ariko nagira ngo ibibazo bijya biza iyo ari ishuri ry'Imana, ukarijyamo ukaryiga, ukongera ukaryiga kuko ari ishuri ry'Imana. Nagira ngo nkubwire muvandimwe, wari uzi neza ko Imana ikuzi. Nagira ngo ubuhanuzi bwawe bwakire, kuko washyiriweho kugira ngo usenye kandi wubake, washyiriweho kugira ngo ube hejuru y'amahanga. Twebwe tuzaba hejuru, ntabwo tuzaba hasi, kuko hari Imana yavuganye natwe. Imana yacu irakomeye, Imana yacu ishoboye byose, Imana yacu iri hejuru ya byose. Rero nimba twarayindingiye tukayizera, natwe tuzaba imitwe, ntabwo tuzaba imirizo. Niko Imana yabwiye Abisiraheli, iravuga ngo bazaba imitwe ntibazaba imirizo. Natwe tuzaba imitwe, ntabwo tuzaba imirizo. Tuzaba hejuru, ntabwo tuzaba hasi, kuko Imana yacu irakomeye. Nawe wongere uyizeye muri uyu mwanya. Nagira ngo mbwenge ibyo uri kunyuramo byose, Imana irakuzi, ndetse ikuzi utaranavuka. Imana irakuzi, ikuzi utaravukira muri uriya muryango urimo. Ujya wicuza ukavuga ngo kuki navukiye muri uriya muryango. Imana izi impamvu wahavukiye. Imana izi impamvu uri umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Imana izi impamvu y'ibyo byose, kuko Imana irashaka kugira neza, Imana irashaka kurengera, Imana irashaka gutabara. Nagira ngo nkubwire muvandimwe inshuti y'umusaraba, iki gitondo nagira ngo nkubwire ngo Imana irakuzi. Nagira ngo nkubwire ngo Imana irakuzi. Ibibazo byose waba uri gucamo, Imana irakuzi. Intambara zose waba uri kurwana, nagira ngo nkubwire ngo Imana irakuzi. Wowe uri ukurikirana buno butumwa, aho waba ukurikirana hose, yaba ari hano cyangwa kuri YouTube, nagira ngo nkubwire ngo Imana irakuzi, kandi Imana iragusobanurira.
urayisobanukiwe. Wowe icyo ukwiriye gukora gusa uyemerere mu buzima bwawe. Ese wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza? Ese waremeye urabatizwa amazi menshi? Nagira ngo ngo urahirwa. Ariko nawe utarabikora haracyari n'imahirwe, haracyari ubundi buryo. Uyu munsi wizeye Imana yakugira neza. Nagira ngo Imana irakuzi. Muri amadeni ufite Imana irakuzi. Muri ibyo bibazo uri kunyuramo Imana irakuzi. Muri ubwo bugumba Imana irakuzi. Muri ubwo burwayi Imana irakuzi. Nagira ngo ibyo bisobanukirwe. Muri uko abantu bagutaye Imana irakuzi. Muri uko abantu bakugendana birirwa bakuvuga Imana irakuzi. Muri uko abantu bavuze ngo ntaho uzagera Imana irakuzi. Muri uko abantu bavuze ngo ntacyo uzimarira Imana irakuzi. Nagira ngo Imana irakuzi. Ikuzi kuva utaravuka ndetse utarabaho Imana yarakwejeje kugira ngo ubashe gukora umurimo wayo. Niyo mpamvu utigeze uba mu bindi bintu byose ukaza hano kugira ngo dusenge Imana. Niyo mpamvu iby'Imana wumva bikuryoheye nuko Imana yagutoranyije kandi yaguhamagaye. Niyo mpamvu wumva wakwicara wumva ijambo ry'Imana nuko hari iby'Imana yashyize muri wowe. Nagira ngo Imana yashyize amagambo yayo mu kanwa kawe kugira ngo ubashe kuyivugira. Icyo ukwiriye gukora, ongera usenge, ongera uce bugufi, ongera winginge, witandukanye n'icyane gisa nacyo, ubundi ngo urebe urakorera Imana, kuko hari ibyo Imana yashyize mu buzima bwawe kandi yarinze ijambo ryiwe mu buzima bwawe. Yewe abarozi bari kuroga ugapfa, ariko yarinze ijambo ryayo yashyize muri wowe. Yewe abagizi n'abana bari kugutega bakakwica, ariko Imana yarinze ijambo yashyize muri wowe. Nagira ngo iki gitondo wongere wizere Imana kandi wongere uyiringire. Tugiye gusenga, wakira ubuhanuzi bwawe. Uri umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Niba utari ubizi bimenye, Imana yaraguhamagaye, yagutoranyije mu bantu benshi kugira ngo uyibere umukozi, kugira ngo uyikorere, uyibere umwana, kugira ngo ubashe kubwira abandi bantu bari barushye, abantu bari baremerewe, kugira ngo babohorwe no kubw'uko wamaze kubamenyesha no kubasobanurira icyo bakwiriye gukora. Rero Imana ikomeze kubahereza umugisha. Reka dusenga Imana. Mbwira Imana ngo Mana, ndagarutse imbere yawe. Sobanukiwe neza ko wampamagaye, sobanukiwe neza ko wahamagaye batoranya, warangiza ukabigisha kugira ngo bakoreshe bajijutse. Ndagushimiye. Uvuge ngo Mana, ni wowe wangirira neza, ni wowe wandengera. Nagira ngo wizerane nanjye, kuko Imana igiye gukoresha mu rwego rudasanzwe, kuko yagutoranyije ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, irangije irakwezi gushyiraho kugira ngo ube umuhanuzi uhanurire amahanga. Rero tangira winjire mu murimo w'Imana, ukore umurimo w'Imana. Imana izabana nawe, Imana izagushyigikira. Uwiteka nyir'ijuru n'isi, turagushimiye kubwira ijambo, turagushimiye ko uyu munsi wongeje ku buzima bwacu kugira ngo tuvuge imbaraga zawe no gukora kwawe. Waradutoranyije, ntabwo twari tuzi ko twaba turi kuvuga ibintu nk'ibi, ntabwo twari tuzi ko twabasha gufata umwanya tugasenga tukavuga imbaraga zawe, ntabwo twari tuzi yuko twabasha kubaho ubuzima buvuga imbaraga zawe. Ariko waradutoranyije tukiri isoro mu nda ya ba mama, ndetse tutaravuka tutaranabaho, uratweza kugira ngo dukore umurimo wawe. Ngaho rero nudukoresha iby'ubutware n'ibitangaza. Reka Mwami, kuko waduhawe ubushobozi n'ubutware, reka abantu bakirira indwara imbere yacu, ibirema bihaguruke, abafite indwara zidakira bakire, aba badayimoni bari babase birukanke, kuko uri Imana yaduhamagaye. Ngaho abana bawe barabatoranyije, urangije kubatoranyije ubahereza umurimo urabawugabira. Ngaho rero bakoresha iby'ubutware, bakoresha iby'imbaraga. Papa, ndagushimiye kuvuganye natwe, kutuzi kandi kudusobanukiwe, ndetse abantu bari baradufashe umwanya n'ijambo bayobowe na Satani, ariko uyu mwanya ndagushimiye ko nta jambo wakidufiteho. Ibyaduhigaga urabihize, ibyatunanizaga urabinanije, ndetse ibyari bidufiteho ijambo natwe tubifiteho ijambo kubw'izina ryawe. Ngaho buri umwe wese turi kumwe, utarakwakira kwakire, utaragusobanukirwa gusobanukirwe. Imbaraga z'Imana ziganze ku bahungu n'abakobwa bawe, abo watoranyije ukabahamagara. Reka babone neza yawe, ndakwinginze. Urakoze kubanye natwe muri iri jambo, kandi ko tugiye hejuru y'amahanga ndetse n'ibihugu, n'abami bose bazabohokera imbere yawe, bakamenya imbaraga zawe ndetse no gukora kwawe. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Urakoze Yesu, amen.